Ndagijimana Jean Paul ndi perezida wa Ibuka ku rwego rw'umurenge wa Musha. Ndi urubyiruko koko ariko kugeza ubu ngubu mfite umudamu n'umwana, urumva ko rero nariyubatse natwaje kandi turagana heza. Urubyiruko rwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwo mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana rutangaza ko ari rwo rufata iya mbere ku kurwanya ingengabitekerezo ipfobya rizanwa n'abakana ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabayeho. Uru rubyiruko kandi ruvuga ko mbere na nyuma y'icyumweru cyahariwe kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi gitangira ku itariki ya 7 Mata, abarokotse jenoside badaheranwa n'agahinda bitewe n'uko urubyiruko rubaba hafi cyane. Jonas Mutabaruka ni visi perezida wa kabiri wa Ibuka muri uyu murenge ndetse akaba ari ushinzwe guhumuriza abagira ikibazo cy'ihungabana. Agana na B+ TV yavuze ko nk'urubyiruko ari bo bafatiye ya mbere kuko hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi barimo n'abageze mu za bukuru. Iyo hageze nk'umuntu ufite ikibazo cy'ihungabana biba ari ngombwa kumuba hafi ukamufasha, cyane cyane nk'abantu b'abakecuru tuba dufite baba bafite ibintu byinshi bagiye bahura nabyo, akumva ubuzima bwatambutse bw'imyaka yashize ugasanga biba ari ngombwa ko wamuba iruhande ugakomeza ukamwubaka ukamubwira ibyabaye byarabaye, ariko nawe ufite ejo hawe heza n'abuzukuru bawe ushobora kubaganiriza ukababwira ibyagiye bibaho amateka ukayabasobanurira. Cyane nk'urubyiruko dufite ubu rwagiye rujya mu bigo by'amashuri rukabasha kujya muri ARG, bagiye barushaho kugenda baguka bakabona ibyabaye bakabona ko bitari bikwiriye, tukagenda tubafasha kugira ngo bagende biga ko ibyo bintu bitari byiza, bakaba barimo kugenda biyubaka barushaho kugenda biteza imbere. Kidufasha nk'urubyiruko hari gahunda z'ibiganiro. Izo gahunda z'ibiganiro ziba ziriho habamo amateka y'ibyagiye biba, abantu uko jenoside yagiye iba, harimo abantu bakuru bahari bakagenda basobanura uko jenoside yatangiye n'ingaruka zagiye zibaho ku munyarwanda. Abana b'urubyiruko rero babitega amatwi bakabyumva, bakareba aho igihugu cyari kiri muri icyo gihe, bakareba n'aho igihugu kigeze, bakabona ko ibyo bintu bifite itandukaniro. Jonas Mutabaruka akomeza avuga ko abarokotse bagifite imbogamizi zirimo n'amazu yangiritse batuyemo, gusa mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo urubyiruko rufatanyije n'inzego z'ubuyobozi bategura umuganda wo gusana ahangiritse kuri ayo mazu mu gihe batarubakirwa andi. Imbogamizi zo zirahari ariko zitari nyinshi cyane. Imbogamizi ziba zirimo ni nk'abantu bafite nk'amazu asa yarangiritse, ariko nk'uko nyine dufite igihugu cyiza bibaho yuko dutegura gahunda z'umuganda ubwacu nk'abantu barokotse ku icumi rya jenoside, tugashyira hamwe tukashaka ukuntu twabafasha muri ibyo bikorwa by'imiganda, n'inzego z'ibanze zikadufasha n'abayobozi bacu dufatanyije kugira ngo tubashe kongera kwiyubaka dutekanye. Engineer Mugabo Egide nawe ari mu rubyiruko rwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri uyu murenge wa Musha, atangaza ko uru rubyiruko rukomeye bitewe n'uko leta ibafasha mu buryo butandukanye binyuze mu matsinda barimo muri ARG. Urubyiruko rwarokotse jenoside turakomeye kandi leta itwitayeho, dufitemo amatsinda abiri, turizigama. Muri uko kwizigama ARG yadufashije uburyo bwiza bugiye kuduhuza n'ibigo by'imari, hanyuma tubona inguzanyo twiteza imbere. Uru rwibutso rwubatse kuri Kiliziya Gatolika ya Musha rugizwe n'imva 3, rukaba rushyinguyemo imibiri itandukanye y'inzirakarengane zari zahungiye mu rusengero aho zabonaga nk'ubuhungiro nk'uko bisobanurwa na perezida wa Ibuka mu murenge wa Musha Ndagijimana Jean Paul. Urwibutso rwacu rwa Musha rushyinguyemo inzirakarengane zingana n'imibiri ingana n'ibihumbi 23,261.
abo bantu rero bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bamwe biciwe hano muri ino kiliziya ya Musha, bishwe ari ibihumbi 15 birenga bari bahungiye muri ino kiliziya ya Musha. Bibwiye ko guhungira mu rusengero, bari bazi neza yuko urusengero, bari bazi neza yuko umuntu wese wahungiye mu rusengero nta kibazo agomba guhura nacyo, nta muntu ushobora kuvogera inzu y'Imana ngo agire umuntu waza amwice yahungiye mu nzu y'Imana. Insanganyamatsiko y'umwaka 2023 yo kwibuka ku nshuro 29 igira iti kwibuka twiyubaka. Elias Dushimimana mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Musha.